gushima ni kandi razi n'ikindi cyo kwakiza niyo mpamvu rero nubwo cyabara kuba cyagiye ariko Imana niyo agiye gushima Uwiteka Imana yacu turi imbere yawe gushimira ko ibyo wakoze wabikoze nk'Imana kandi uzi impamvu ya byose usabye kugira umutima ukomeye wo kwihangana imitima yacu yababaye kuba tutajya kumubona ariko twizera neza ko abazakomeza kwizera mwami bazamubona mu gitondo cy'umusozi kuko gahunda tugiyemo zose ugendane natwe ikirere cyiza uturinde amahanga yose mwami uri mu ruhande rwacu ukomeze imitima yacu cyane mwami nabo tugiye dusanga n'abavandimwe nabo dusanga ari amahoro kandi mwami ibikorwa byose tuzibereye mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane abaririmbyi, murakoze cyane. Muri gahunda yawe byari mu gihe nyine wamuteganyirije kandi turabizi neza ko umuntu wese igihe wamugeneye ntabwo kizarenga yarangije urugendo rwe rero yamaze kuruhuka kandi rwose dufite ibihamya by'uko yaruhutse imihate n'imiriro yo mu isi kuko Yobu yaravuze ngo iyo umuntu ari mu isi afashe igihe mu ntambara rero turamushimiye ko urugamba rwe rwarangiye none tugiye kumusezeraho hanyuma tumuherekeze kugeza aho umubiri we uri buruhukire nyine hariya hateganyijwe. Urakoze rero ukuboko kwawe kwiza kubane n'abantu bawe mu izina rya Yesu amen. Hanyuma abaririmbyi murakomeza muririmbe ariko reka nsabe hariya ugira umuntu udukuriraho no gukurura toya iyi foto mwabaze kwifatira iyi foto muyikureho muyikura baje kunyuraho kanza abantu bakeya banze rero muzi
Okay, twamaze mwibagara mu nzira twihute twese kugira ngo dukore twihute. Murakoze cyane kubera impamvu z'amasaha kandi bikaba bigaragara ko turi benshi, abandi turamusezera mu rusengero haba ari hanini nta kibazo cyose. Ubwo rero reka dusenga Imana hanyuma Nshimiye Mwami ko waciye umuja wawe kandi mu gihe cye. Twe imitima yacu yababara ariko wowe uzi ibikwiriye. Tugiye kuva hano twerekeza mu nzu yawe, tugendane natwe, ibihabera byose bakajya gisobanukira hano kuri biyoborere. Mu ruhande rwacu cyane izina rya Yesu, amen.
reka dusabe amaseti atavuke atuzamure urusenge imbere y'ibitabo dukomeze. urera kandi urakiranuka mu nzira zawe zose nta mushyirano urimo, inzira zawe zose ziragororotse. uri Imana ya hafi na kure, igihe cy'ibibazo, mu gihe cy'amakuba, mu gihe kigoye, mu gihe cyiza, mu gihe icyo ari cyo cyose, nta yindi Imana ihari, ni wowe Imana. Muririmbyi cyangwa se umwanditsi yaravuze ngo ninde wakorora icyo Uwiteka yakoretse, ngo kandi se ninde wagoreka icyo yakoroye. Ariko aravuga ngo niwe wabangikanyije amakuba n'amahoro, ngo ibyo bintu byose biri mu maboko yawe. uyu munsi turi hano mu bukwe bwa nyuma bw'umusha wawe. ni ubukwe bwa nyuma nyine, ni ubukwe bwa nyuma bwa hano ku isi. turi hano tumuherekeje kandi turabizi neza ko amakuru ye no gutaha kwe wabigizemo uruhare. sobanura ngo wamuruhuye, wamutwaye, kandi nyine natwe twabyemeye nta kundi. turamushimiye rero iminsi mwamaranye n'uyu munsi we wa nyuma. reka nsabire abagihari abatumva n'umutware we abana be yasize, nibahabwe imbaraga z'umutima kugira ngo bashobore kujera no guhangana n'iki gihe, kandi izo mbaraga zifite uzabafasha, uzanabarinda, kandi uzagenda ububaka ko uzajya gucyabwira kuko ni wowe wo muri bikomere umara n'inguma. urakoze rero, amahoro yawe ni abane n'abatabaye bose, kandi umuntu wese waje muri ibi birori by'umuja wawe ahabwa umugisha n'Imana, mu izina rya Yesu, amen. abaririmbyi bamukomeje abagabo dukomeje n'aruka mbere na mbere tubashe kwihanganisha umuryango uwabuze umubyeyi, mwihangane mukomere, ndetse twihanganije itorero, twihanganije n'inshuti z'umuryango n'abavandimwe mwese abatabaye bamaze kumva inkuru, mwese turabihanganije. kugira ngo uko masaha turagiye turakora ibintu tugereza, turabagiye mwese ngo twabaguze abanyetorero n'abasizi cyangwa se inshuti n'abavandimwe abatabaye mwese, abakuru n'abato, abagabo n'abagore, turabagiye mwese mu izina rya Yesu. turakira korali turateka Imana, abona n'abakozi b'Imana, namwe wese uko muri buri wese aho twese turabagiye mu izina rya Yesu. hasigaye reka abaririmbyi baturirimba indirimbo ebyiri mukomeze. Mana Tuzabona tubatirije iyo
ndagira ngo nkubwire ngo abamenye Imana abatuye Yesu wari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bariho none na nyuma yo gupfa barahari. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itange ihumure ku muryango. Tumenye ko Mariya waradusize ariko natwe turi inyuma. Kiguhumuriza ni iki? Aba bose muri kuri jewe ndiho none ejo nzagenda. Aho bitandukaniye abamenye Imana bazi ko bazaza kandi imitima yabo iratuje kuko bazi ko na nyuma y'urupfu bariho tuzabonana n'abatubanije. Hari uko barinzi bajya baririmba bakavuga ko tuzabonana n'abatubanije, abagiye kera bagiye mbere, abo bose tuzabona. Ababyeyi n'abana babo bazabonana, abagabo n'abagore babo bazabonana, turi mu bundi buzima butari gupfa no gupfusha. Byanga bikubwiza bizakomeza tubibone tube muri ubwo buzima, ariko kiba ikibazo wibaze uhagaze ubucuti ufitanye n'Umwami Yesu. Bibiliya yavuga ngo niwe muganura w'abasinziriye w'abapfuye. Yesu niba yapfuye akazuka, natwe yaje kuducira inzira, natwe tuzazuka igihe cyacu. Imana iduhungisha kandi Imana idufashe muri iri jambo. Imana ikomeze tugire neza. Reka dusenge Imana, dusabe Imana abashiri. Tumushimiye ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe rirarema. Turamushimiye yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, ijambo ryawe ritubwira uko Yobu yavuze ngo navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi ntacyo byaye. Turagushimiye yuko iyo umuntu amaze kuva mu mubiri biri mu bundi buzima bw'iteka. Turagushimiye yuko waduteguriye igihugu cyiza, aho tutazongera gupfa ukundi, ahubwo tuzaba mu buzima bw'iteka. Komeza udutere imbaraga, udutere umwete wo gukiranuka, tugendera mu nzira yo kwera, kugira ngo natwe tuzabone ubugingo buhoraho. Kandi natwe turi mu isi, mu gusoza kwacu nk'uko twarimo tuzumva, tuzagira iherezo ryiza ryo abakiranutsi bapfa. Ngo ukomeze kubana natwe no guhumuriza imitima y'abantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane. Tugeze muri wa mwanya baduhaye, ndabona hasigaye iminota. Kugira ngo tunyarutse, reka turebe abantu bari kuvuga, tubanzirize ku bantu babanye nawe bwa nyuma, ariko turabanza na Rwaniseti nawe barabonanye baraganiriye, hanyuma aje gukurikira dirija korali nawe ari mu babanye nawe bwa nyuma n'abamwitira gikombe. Bivuze ko hari n'abakuru we wamurwaje nawe yatagomba mukuru we. Murakoze cyane. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ndavuga bikeya. Ntabwo twaragendanye, twakoraga umurimo w'Imana, twagiye dusengana ahantu hatandukanye, ariko icyo mvuga ni uko
Mariyamu agiye neza. Uwa mbere nibwo nagiye kwa muganga mu masaha ya saa yine, nagezeyo nsanga umubiri wagize intege nkeya, ariko umwuka wera w'Imana wari uri muri we. Guhanura kugira abaganga kugira abantu bose, nanjye hari ibyo yabwiye. Mu by'ukuri tudatsinze kubera ko umwanya ari mutoya, Mariyamu yagiye mu ijuru, kuko nabanje mu mutima wawe umeze ute, arambwira ati umutima wanjye ni muzima ntacyo ushinze. Ari kuririmba indirimbo z'amazamuka atubwira iby'Imana iri kumutumaho mu rugendo rwe. Ndumva nibyo navuga, ariko tutarajyayo kwa muganga, komite ya korali twari turi gusenga, Imana iduhishurira ko hari ubwato buje kumujyana kandi ubwato bwera. Uwabitubwiye abyererwa yaravuze ati Mariyamu aratashye. Muri korali Imana yarabitubwiye, dusibe ko tutabivuze cyane, iratubwira ngo tumube hafi. Twamubaye hafi mu buryo bushoboka, Mariyamu yagiye mu ijuru. Ariko hari undi mubyeyi twakunze gusengana nawe, twabana nawe mu rugo witwa Mama Mugisha, nawe yagira ikintu aza kuvuga gitoya. Mukuru we arangije kuvuga, nawe bimusabira umwanya wa Mugisha. Reka tubavuga ngo Imana ishimwe kubera ko nyine twese niyo nzi. Mariyamu nguyu ni umuvandimwe wanjye, ni umuhereza mu muryango wa data. Igihe cyabaye nahura n'uburwayi bwabo bukomeye, ariko muri ubwo burwayi ntitwamutereranye, twamubaye hafi. Reka mujye ku cyiciro cyo kugira ngo atahe kuri 12 saa 9 z'ijoro, nibwo twabashije kugabana rike tuganire. Gasanzwe yitunganya ku kantu kose yibuka n'agaciro. None ageze saa 9 arambwira ngo muririmbire ngo nkunda kumva amakuru yo mu ngoro. Nimara kumuririmbira ndibure ibice bibiri, yahise afatwa n'umwuka, atangira kuzura imbaraga z'umwuka wera kugeza mu masaa 4 z'igitondo. Muri iyo saa 4 niho yatangiye kubwira abantu bamwe na bamwe, ahanurira abaganga, ahanurira abantu. Ariko ikirenze kuri ibyo arambwira ngo itangazo abanyetorero. Abanyetorero hano muri Masiza n'abari Masiza simbizi, arambwira ngo nimugire igihe cyo kwezwa kanini na gatoya, kuko Yesu baje guhemba no guhana. Arambwira ngo nibabwire ngo hagiye kuba igihe cy'imvura nyinshi n'umuyaga, kandi mujye mvura benshi izabanyagira. Nimushaka umutaka wo kwikurikira kandi mwezwe cyane. Iryo tangazo zabwiye nzabwira abanyetorero bahana. By'umwihariko rero Yesu yateguye umugeni, ntibyadutunguye kubera ko umuryango wacu abavukanye twari tubizi. Ntabwo byadutunguye ko Imana tutazatungura abayo, nk'uko rero Yesu atadutunguye. Umwana yarateguwe neza, umugeni nataye agera nezerwe, yaramuduhimbanye kuzagira ejo nk'irye. Imana nishimye. Amen. Nanjye ndamuvugaho ibintu bitari byinshi cyane, ko ibyo namuvuga ni byinshi. Tuziranye n'umukobwa, twembi twarakuranye turazamukana. Hanyuma ikintu muziho cyane, yari afite impano 3 muri we. Yagiraga impano ya mbere y'urukundo, akagira impano ya kabiri yo kwihangana, akagira indi mpano ya gatatu y'amasengesho. Hanyuma uburwayi bwe nagiye kumenya cyane kuko twabaga turi kumwe igihe kirekire. Ku cyumweru nashoje amateraniro ya mbere, ngenda ngiye kumureba kwa muganga kuko twari twarayatuvuganye. Arwaye yarampamagaye amugana ndasimbuka nza mu gitondo. Ngeze kwa muganga nahasanze umuntu wari umuriho yenda gutaha, ahita asezera. Akimara gusezera yarambwiye ngo ndashaka ko tuganira. Umwana nta kibazo. Arambwira turabizi ko abantu bose bazi kuri mukuru wawe rwose. Rero icara tuganire. Ndicara. Arambwira ati ndashaka ko twibukiranya ko twasenganye cyane n'umukobwa. Amasezerano yose Imana yaduhaye turi kumwe. Hanyuma aranyibutsa igihe kimwe twari turimo dusengera ingo, turira ahantu mu giti cy'umwembe, twizirika igitenge turi babiri twakirayemo. Arambwira turibuka turi mu giti cy'umwembe turimo dusengera, ndabyibuka. Arambwira ati
uwo munsi Imana yatubwiye ibintu bikomeye. Njyewe yarambwiye ngo igiye gukora ubukwe mbere ye abari kumubanziriza, hanyuma iratubwira ngo kandi nawe azamurikira. Noneho yarambwira ngo kandi wowe uziga amashuri menshi. Arangije arambwira turibuka ko Imana yamuvuzeho n'indabyibuka. Anyibutsa Imana yamubwiye ko igiye gukora ubukwe, irangije aramubwira ngo icya kabiri nzaguha abana, iramubwira ngo icya gatatu nzaguha ubugingo, icya kane iramubwira ngo wowe urugendo rw'aha mu isi ruzaba rugufi. Twari tubiziranyeho tukagenda ntiyarabizi, twari twarabimuhishe kuko twabonaga ameze ukuntu adakomeye cyane. Hanyuma aranyibutsa arambwira turibuka ko ibi bintu Imana yabivuzeho ndabyibuka. Arambwira ngo rero amashuri njye naje kuyiga nadefanse ku cyumweru cyashize. Arambwira ati sinagutahiye ibirori ariko ndashaka nyereka amafoto yose ndebe ibintu Imana yavuganye natwe. Ndayamwereka. Arambwira ati rero noneho icyari birasohoye ni njye ukurikiyeho abana Imana yarabampaye. Hanyuma urugendo rwanjye yambwiye ko ari rugufi. Ndashimira Imana yabaye bugufi bwe cyane, yapfanye ibyiringiro bikomeye numva ngize mu mutima kwifuza ibyiringiro nk'ibyo yari afite. Arangije arambwira ati ndashaka ko wicara hanyuma tukifata ifoto. Namubwira nti ntabwo ari ngombwa. Arambwira ati hoya fotora, ndashaka usigarana amafoto yanjye kuko nta handi hantu uzayakura. Ndangije ndamwumva ndamufotora. Arambwira gufotora amafoto ahagije ndayafata. Hanyuma arangije arambwira ngo tega amatwi wumve rero ngiye kuguhanurira. Imana ishimwe. Yarahanuriye amanurira ibintu byinshi ntavugira hano. Arangije asigira Zaburi ya 80 ngo nyigumemo. Hanyuma arangije arambwira ngo dufatane ibiganza hanyuma dusenge. Fatana ibiganza turasenga. Arambwira ngo kandi umutima wawe ukomere, ngewe aho ndi kujya ndimo ndahumva. Turasenga. Tumaze gusenga arambwira ngo ndashaka ko dusangira ibiryo byawe. Muramukazi we yari yamuteguriye. Ndamubaza ni kubera iki ushaka ko dusangira bwawe. Arambwira ati ndi kumva ngenda kandi aho njya ndi guhumva. Ndangije nzana ibyo kurya turicara turarya. Arambwira ati ibiryo turi kurya ni ibya nyuma kandi witegure utaha tuzasangira ku meza mugari. Aleluya! Hanyuma turasangira. Tumaze gusangira arasengera. Ndataha wari usimbura yaraje. Bukeye mu gitondo ndazinduka ampamagaye. Ndihutisha cyane nsubirayo kuwa mbere abantu bose yabahamagaye ari njye wasigaye. Abwira abasaza bati mama mugisha mubwira se sindi kugenda atari yazi. Nafashe moto ndihuta ngeze kwa muganga. Mwuka wari muke cyane ariko mbonye abati ni mu myicaze ndashaka kuganira na mama mugisha. Baramwicaje arambwira ati mfatire ifoto ndi kumwe na dirija ati kandi ifoto y'ibiki. Ndayifata. Arangije arambwira ati ikindi ndashaka kubwibutsa by'Imana yakubwiye genda ubikomereho kandi ubigumemo. Ati iminsi mikeya turenda guhurira mu bicu. Imana ishimwe. Hanyuma narakumvise ndabyakira. Mpagaze uruhande rwe nari mfashe ku maguru. Ngiye kubona mbona mu rubavu rwe ahantu yari aryamye mbona hacomotse umumarayika mu rubavu rwe rw'iburyo ahantu yari aryamye mu ruhande rwe. Noneho mubonye kuko na dirija twari duhagararanye anyuraho uwo mumarayika asohoka asa nk'usunitse kuko arimo asohoka. Noneho ndabona numvishe ikintu bose barambwira se kuki bakuza n'icyo ubonye mbonye umuntu. Arambaza ngo niyo ubonye. Ndamubwira nti mbonye umuntu. Ndangije ndamubwira nti mbonye marayika kandi ahantu mvuye ndahabonye. Ahita aseka. Ijambo yambaje yarambwira ngo niyo umukweretse. Ndamubwira nti namubonye. Arangije twembi na dirija aratubwira ati rero ubu mu kanya Yesu agiye gutsinda igitego cy'umutwe agiye gukina finale. Imana ishimwe. Tukomeza tubisubiramo. Arangije aratubwira ngo namwe muri hano ngo Yesu agiye kubakinira finale. Twarishimye. Aravuga ati marayika uramubonye ndamubonye. Arangije arambwira ngo nuko rero
ngo ni umumarayika. Twavuga ibintu byinshi kuri we, ariko turashimira Imana yaduteguriye iki kirori. Twese nta muntu wari uzi ko uyu munsi twaba turaha, ariko icyo dushaka kubabwira ni uko abera tuzapfa. Mana yacu rero, mpamvu yari haleluya ntabwo byari bikwiriye, ariko mfite amakuru yizewe. Mana yacu nishimwe. Bagenzi banjye hano bavuze byinshi, umufasha wanjye nta byinshi navuga kuko byinshi bageraho, ariko ndabifuriza gukiranuka. Mu by'ukuri naratangaye cyane ku rugendo rwa madamu umunsi wo gutaha, nibwo nabonye umwuka wera agahanura ari magenda. Si ukubabeshya nifuje kugira iherezo nk'iri. Baramu n'uwabuze agiye ku mabisi aheza avuga ngo icyampa iherezo ry'abariya, icyampa bakava bariya kugira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Ndashimira Imana ko ibyo yakoze ku mufasha wanjye abishoboye. Yari yaramubwiye ko izamuhugukira mu ijambo ryiza nyuma yo kuhanura, yuzuye umwuka wera arahanura, ijwi ry'Imana rimuvugiramo, arambwira ngo riravuga ngo ni Uwiteka Imana ndamujyanye, uzakora ibintu biza gukiranuka kugira ngo muzakore mu gihugu cy'abera. Nshimira Imana kuko yamujyanye kandi ikamujyana mu gihugu cy'abera. Ni byinshi navuga, ariko reka ndekera aha. Imana ikurikira. Arakoze neza. Ndabona yihanganye abashije kuvuga. Imana n'umugisha. Twumve umuyobozi w'ijambo ry'umuryango ntabwo Olivier. Barakoze cyane. Mwiriwe. Dushima Imana mbere ya byose yuko Imana yemeye gucyura umugeni wayo. Kabiri, dushimire mwese mw'umuryango kuko ntabwo biba byoroshye. Ndabizi ko igihe cyagiye, ariko reka nsabe mbese agaruke hano hafi n'abana bahagarariye hano kuko ni umugisha mwinshi ukomeye. Abana ba Bazani baze hano na Besara bagaruke hano.